muri kumwe na Musaza wa Kamen. Musaza wa Kamen. Ishimwe Kamen. Linda in a secret. The secret, you know. Umuntu wakinyemo yitwa Linda. Madamu wa Rocky. Already no muri dot ninjye wafashe Madamu wa Rocky nka musaza we. Muhereza umugeni. Mfite n'impano yampaye. Ya. Kuri ubu mpagaze impano ya Rocky. Ya. Nakaririmbye n'akantu gasa nkaho ari ak'ubukwe bwabo hagati yawe na Rocky, ariko ntabwo ari last, so the whole song. Igihe kirageze mwari mwaratekereje ubukwe bwanyu, igihe kirageze uramucyane musarambe, umwana wacu n'umwana w'umutima uramucyane musarambe, urugo rwanyu ruhabwa umugisha. Abantu bari kubishidikanyaho navuga ngo just stop by there. Ndi musaza we, ninjye wamutanze. Ubukwe bwarabaye. Yes, abakunzi ba Yawe TV mwongeye kwirirwa, turabasuhuza cyane abari muri Tanzania, Uganda, Kenya, hano hakurya abavandimwe b'abarundi, abakongomani niyaye ntago twabibagirwa, aba muri Canada, good evening, muri Amerika, Australia, Seychelles n'abandi bari ahantu henshi, ntago twakwibagirwa abavandimwe b'abarundi, Norvege, abo bose n'abakunzi ba Yawe TV. Mbere za kamera za TV murahabona umusore kuri filme, amabrink, amashenete, hagaze bwuma. Lapumsey. Fresh kabisa. Mbere ya byose ikaze kuri Yawe TV. Asante sana. Turi kumwe nande? Ni wasalimu kivipi, ni kama bongo la msalimu. My name is called Benefactor MO. Cyongereza, Gifaransa, Lingala, iki ntago dusobanukiye. Ururimi n'uruhundo uvuze? Mvuze Kiswahili, mvuga ni Cyongereza. Cyongereza. Kinyarwanda ni giki? Kinyarwanda nyine ni cya kindi nyine tu. Abacyumva uyu musore rero ndabizi muri buze kuryoherwa, mufite n'amatsiko menshi, ariko turaje tebamare. Bibutsa akazina kuko kavuze mu rurimi nge ndumva. Akazina ni akazina ni Benefactor MO. Benefactor inkomoko yaryo naryiswe n'umuntu wibera ku muhanda. Kuri street. Yari street boy. Ni street boy. Na street guy. Ko yari umugore cyangwa umugabo. Living nowhere. Okay. Umeze ute? Ni fresh kabisa. Ni kama bongo la msali. Ni fresh nta kibazo. Aho nakundi kuntu watwibwira. Kundi kuntu nabibwira like a people of Rwanda. One love, one people, real patriot. Ni wasalimu kivipi, hapa ni kama bongo la msali. Split love, life, peace. Code Benefactor. I salute. Ukora iki mu buzima busanzwe? Ndi umuririmbyi, ndaririmba. Twibwira nk'umuhanzi. Nimesawa kwa achali, mama kisema hanitaki. Kwa miaka 7 niliyoitwa dhambi, nikakwenda mbali njiani sijui bila anasi. Bali haikuwa tatizo ngumu kwa mapacha niaje kusahau kifo cha ghafla Arafaji akanikwendaga na minadiki moja mpeke. Your boy Benefactor. Chill out with me. Kudesha po kabisa. Asante. None impano wayikuye? Impano navuga ngo iyo umuntu avutse hari ukuntu wenda ukiri muto uba utaravumbura ikikurimo. Nagiye ngira utuntu twinshi tw'impano nisangamo, ariko ntabwo nari nzi ko mfite impano yo kuririmba. Naje kuyisangamo ngeze nyine yari ndimo just ariko narabimenya fresh, ako naje kubibona like
muri 2016 ya niho nanditse indirimbo yanjye ya kabiri ya nibwo namenye ko ari fresh. Abakunzi ba Yawe TV rero aka kari akantu gasa n'akanosiyo gusa hari byinshi tubahishiye. Uyu muntu kumubona byatugoye, tubanje kubatera amatsiko dutangira nk'umuhanzi, ariko hari akandi gaseke gapfundikiye atubikiye mu by'ukuri. Tubazaniye amakuru atariho ivumbi, amakuru ashyushye turahamya ko ari we twe twa mbere tubanje kukuvugisha muri ino saga iri kuba. nimwe mumfatishije kwe. Ivuge, turi kumwe nande noneho ku bijyanye n'icyo twaguhamagariye nyirizina. Nabibwiye ariko ntabwo nababwiye uwo muri kumwe nabo wenda nyirizina. Kuri ubu ngubu muri kumwe na Musaza wa Carmen. Musaza wa Carmen, ishimwe Carmen. Ntabwo turi kumusobanukirwa kuba hari benshi, aba Carmen benshi, bashimwe ni benshi. Carmen uhe? Linda in a secret, the secret, you know. Umuntu wakiyemo yitwa Linda, Madamu wa Rocky. Wowe uri musaza wa Madamu wa Rocky? Ubwo uri bofu wa Rocky? Sure? Uratunguwe kumbona utunguwe WhatsApp. Bakunzi ba Yawe TV, aka ni akazi twiyemeje, usibye n'ibivugwa, usibye n'ibyo tubona mu mafoto, ubu kuri turaje tuguhabwe hano. Gusa ndabibutsa kunyarukira no kuri yawetv.com. ubu ntabwo tuvuga gusa cyangwa ngo tugaragare mu mashusho gusa, turanandika. Hari website nshyashya yitwa yawetv.com, bajyeho barajya babona amakuru atandukanye. Nitugusaba n'ikiganiro cyangwa tugusaba inkuru kuri yawetv.com ntuzayiduha? You are free for me. Nka Musaza wa Linda cyangwa Carmen, umugore wa Rocky. Iwanyu muri abana bangahe? Ese umukukira bwa kangahe cyangwa uramuruta? Iwacu turi abana batatu. We ni uwa kabiri, njyewe ndi bucyura umuhererezi, wa undi nyine uba waratese wo mu mata bahereza buri kimwe. Ni ukuvuga ko kwa sebukwe wa Rocky hari abana batatu. Hari umukuru, akaza Linda, ariwe Carmen ishimwe, umugore wa Rocky. Wowe ukaza umukurikira uri uwa gatatu. Niba koko ari ukuri, niba koko ari ibinyoma, niba koko ari filimi nk'uko babivuga ngo ni ibizajya mu ndirimbo ya Papa Cyangwe, ubu kuri kuri hano noneho udufitiye ukuri. Ese koko buriya bukwe bwari buhari, bwarabaye? Bwarabaye. I can say sinzi wenda niba hari ukuntu wenda ibintu babipanga bakabesha, ariko biriya byo nibyo. Already no muri ninjye wafashe Madamu wa Rocky nka musaza we, muhereza umugeni, mfite n'impano yampaye. Kuri ubu mpagaze impano ya Rocky. ni ukuvuga ngo wowe nk'umuntu musaza wa ishimwe, muri dote kurya umusore atanga mushiki we, niwe wamutanze? Just is me benefactor. Niba atari ibanga, kado Rocky yaguhaye kumuhaye mushiki wawe yarimo iki? Sinzi wenda niba ari ngombwa, ariko just ndayifite. Si ngombwa wenda kuba natangaza mbere ya Kim ku mpano yampaye. Just wenda nibize kubatera amatsiko cyane. Impano ndayifite. Tugusaba akantu kamwe. Reka mwite Linda muri The Secret. Mwite ishimwe wa Rocky. Umugore wa Rocky. Turi kubabona cyane. Rocky nta mutamuzi. Ishimwe Carmen ntabwo yarazwi cyane muri social media, ariko ifoto ye iri kugaragara cyane. Dufashe ukuremo rinete turebe koko hari agasanira cyangwa agasura mufitanye. Ako ni akantu koroshye cyane, nta kibazo. Baba we. Reka noneho tubishyire mu maboko cyangwa mu biganza by'abakunzi ba Yawe TV. Ese hari akantu k'agasura muri kubonamo? Bashyire hehe?
muri comment yapu bashyire hasi muri comment. bashyire hasi muri comment Iremerwa kabisa. byatwoye kugeraho Yapu. ariko niko kanya ko kugira ngo uduhereze ukuri kose. Kuri kose. Kuki hatari kugaragara amafoto y'umuryango? Yapu, you know, iyi si yo wakati navuga iki si cyo gihe cyo navuga cyo kuza muri benshi. Urabona kuza muri benshi ntabwo byemewe, kuba muri benshi ntabwo ari ibintu byemewe in this time. Muri turi in COVID-19 period. Yeah, that's why ntabwo ari ngombwa kuba mwaza mwese muri benshi. Yeah, amafoto arahari ariko ntabwo yasohotse, aracyahari. Gusa muri ibi bihe ntabwo hagomba kuza abantu benshi, you know, harimo kubahiriza amategeko ya COVID. Ya ntabwo bikorwa nka mbere. Amafoto bategereza ntabwo ari menshi nkuko byaba atari muri COVID. Ya kuki mu mafoto hari kubonekamo abapampe baroke cyane ho nabo gakeya, ariko mu muryango Musaza peri wawe ntabwo turi kumubona kwa kundi muri dote bamwambika ingofero? Kuki ari amafoto bari kuyahisha, kuki atari kujya ahagaragara? ari amafoto ntabwo bari nyine bafite time, ntabwo bari bayazana ariko kabisa. Yap. Ni bimwe bya you know. Okay, dukubita tubangura. Kuki uvuga ikinyarwanda gike? Ikinyarwanda ya ubiduhuriza ugire aho ubihuriza, simbizi niba hari naho bihuriye no kuba bari kuvuga ngo Ushime Carmen ngo ni umudiaspora. Sinzi niba rukuri. Ya nibyo kabisa. Nibyo nkuko mubyumva ya Kinyarwanda ni guca mbona bagira guca. Ya. Ya. Nibyo kabisa, nibyo ni diaspora. Ya. Ntabwo mukunze kuba muri kino gihugu? Wapi ntabwo dukunze. Ashobora kuba ahaba ku bw'akazi ariko akunda kubazwa no hanze. Ya ahaba ku bw'akazi, ya no akina The Secret, you know. That's why always he came and he returned. Yeah. Araza akagenda n'ibintu biba nyine gucyo. Yep. None se nka mushiki plutôt I'm sorry, musaza wa cyangwa bof wa Rocky. Yep. Nagaki kabaye muri burabuko wumva utazibagirwa kamatsiko cyangwa kagusekeje cyangwa kagushimishije utazibagirwa muri burabuko? Ya sinzi niba mvuga ngo kamatsiko cyangwa se akantu kanshekeje, ahubwo byaranshimishije. Byaranshimishije ya iyo ubona ya Rocky hano mu Rwanda no mustadi. That's why I was so proud to gufata my sister, yeah, and I give her to him. Yeah, just na regret cyane, na regret. Yeah, byari byiza kuri njyewe, numvaga ari byishimo tu. Yap. Rocky rusanzwe muzi? Ya ari nsanzwe mubona gake ndeba, ya yanyuraho Rocky. Ya na filime ziwe asobanura uzumva? Filime asobanura cyane beta nakumva Icyongereza, ariko hari nk'akantu yasobanuye mu wenda hari nk'akantu basobanura ka South Korea. Ya nakabonyeho gato, nabwo nakabonye ngeze mu Rwanda. Ya nabonye ari gusobanura neza, shusha abantu n'umuntu ubikora neza byatari. Ya salute. Nawe arabibona, arabikora kabisa. Akantu yari yavuze mbere yuko akora ubukwe avuga ngo nta gikwe ngo nta gikwe, ngo nta myaka 100. The Ben asohoye indirimbo y'ubukwe bwiwe, aravuga ngo yadohotse, ngo two kudohoka. The Ben Medi ya Medi ngo nta kudohoka. Yap. Ibira bintu ko yabivuze yarangiza bakabakoze ubukwe byakirute cyane n'ubwo wari ubizi? Ya ibyo bintu wenda ntabwo nari mbiziho cyane, ariko just
nabimenyeye nyuma. kubera iki? Nabimenye nyuma yuko nyine amara kubikora nibwo nabonye abantu babivugaho kenshi, bamuvugaho kenshi, bamuvugaho ndeba kunuza ye, nkabona bari kumuvugaho ngo ibyo bintu by'ubukwe, just aramukunda nyine. Umuntu ukunda kiremerwa kumushyira mu bukwe, biremewe kabisa. Nk'umuntu wari urimo uriya bukwe, numvise ushobora kuba uri n'umuhanzi, nta karirimbo waba wararimbyemo cyangwa nta karirimbo k'urukundo ugira waba wararimbye mushiki wawe mu gihe wamutangaga? Nakaririmbye, ariko ni akantu gatoya kuko nyine hari abantu bakunda Kinyarwanda, kubera abantu Abanyarwanda bakunda Kinyarwanda kimwe, nanjye nkunda u Rwanda sana. That's why nashyizemo akantu ka Kinyarwanda gatoya k'ubukwe. Turirimbira twumve. Ni akantu gasa nkaho ari ak'ubukwe bwabo hagati yawe na Rock, ariko ntabwo ari last, so the whole song ntabwo ari song. Ntacyo tukaturirimbira kuko twiteza ko tuzabona na filime, natwe na filime nkuko filime nkuko Meddy nk'umuhanzi w'indirimbo yakoze ubukwe bwiwe yarangiza akabusohora no mu ndirimbo. Rock we nawe ashobora kuzasohoramo filime mu bukwe bwiwe. Yasizi wenda, ariko just reka twitege we ko izaza ari filime. Noneho duha ako kantu turebe ko tuzakabona muri iyo filime uri kuririmba iyo ndirimbo, uri kuririmba mushiki wawe. Igihe kirageze mwari mwaratekereje ubukwe bwanyu, igihe kirageze uramujyane musarambe, umwana wacu n'umwana w'umutima, uramujyane musarambe, urugo rwanyu ruhabwa umugisha. Akora akaririmbye mu bukwe? Akaririmbye Kinyarwanda, yari surprise for my sister. Kubera yarazi ko Kinyarwanda ari gike, ariko narakamuteguriye nyine, urumva yumva ndaririmbye mu Kinyarwanda kandi akaririmbo si keza. Ni keza cyane. Ni keza. Hari abantu bibaza ngo se kuki hatagaragaye mu mafoto ari mu murenge? Ari mu murenge? Ibyo birumvikana babibaza, ariko nk'ukuntu nababwiye ko just hari amafoto ariko atarasohoka. Just mu mafoto atarasohoka, ubwo ntayo turahishiwe. nayo arimo. Wabwira icyo abantu bari gushidikanya kwa buriya bukwe? Abantu bari kubishidikanyaho navuga ngo just stop by there, ndi musaza we, ninjye wamutanze, ubukwe bwarabaye. Urabihamya? Ndabihamya. Sinzi nereye igikumwe. Byasaba, sinzi wenda ntabwo byasaba kurahira. Ariko just byarabaye. Bwarabaye ubukwe. Rock na mushiki wawe ubu batuye hehe? Ubu ngubu ntabwo wenda baragenda. Uri kubiduhisha cyangwa ni ibanga? Just keep waiting, muwe mutegereje mumenye ahantu runaka bagomba kuba bari. Ubu ngubu nyine hari utunerega twinshi nyine muba mugomba kuba muhishiwe kugira ibintu bigende neza cyane. Ako ngako kari agaseke. Hari n'ibindi turi kubazeho. Ariko twatangiye uri umuhanzi, kuko ubona byatugoye. Ndamya ko tuguhamagara mbere y'ubukwe ntitwari bukubone kuko ari gutangaza byinshi, wenda ugasanga ukuye abantu mu rujijo, kandi wenda ari cyo Rock yari agamije ko abantu none aho ngubu tushobora kuba turi mu rujijo nk'uru nguru. Nkawe rero w'umuhanzi, ufite indirimbo zingahe? Anyway,
izanditse ni nyinshi cyane cyane izo nagiye nkora nafatiye umwanya nkazikora muri studio nakoze indirimbo 3 before nakoze 2 n'indi muri iyi minsi nakoze yitwa Vitalize ariko izanditse zo ni nyinshi izanditse I have like 35 yes 35 30 na zitanu hasohotse zingahe ndavuga izo ni izanditse hasohotse zingahe izo naboneye uwo mwanya nkazikora ni indirimbo 3 uririmbiye njyana ndirimba ku ruhande natangiye kuri iyo rap but ubu ngubu injyana numva nkunda cyane R&B niyo njyana zirimo niko zicuranze ntabwo ziri rap role model wawe ninde role model wanjye hari uwo mfite mu Rwanda hari n'uwo mfite ariko we yaragiye 2007 bamwita Philip Lucky Dube in South Africa uwo mu Rwanda ninde uwo mu Rwanda Tom Cruise ko sabo bantu injyana baririmbaga n'imico yabo itandukanye ubihuza gute for Lucky Dube I'm a Rasta too nanjye ndi Rasta yaririmbaga reggae kandi reggae somehow I like it ariko main ni ibikorwa bye nk'umurasta nanjye nkaba ndi umurasta just niwe role model wanjye noneho Tom Cruise we mukundira iki Tom Cruise mukundira nawe zimwe muri character ngenda mubona indirimbo ze cyane hari nk'indirimbo ze ngenda nkunda zinyura cyane ziririmbitse neza mu njyana yinjira mu gutwi fresh okay kuki wavuye muri rap sorry kuki wavuye muri rap ukajya muri R&B rap narayikoze ariko ntabwo nayikoraga numvaga just nayikoraga nsa nk'umuntu uri kwikinira aho ngaho ariko R&B ubu ngubu nyikora just numva ko mfite ikintu ndi gukora kizima I like R&B yes ubikora nk'umwuga cyangwa for fun navuga ngo somehow ni nk'umwuga ariko nanjye ubwanjye biranshimisha ufite intego mu muziki intego mu muziki ngiye gukora cyane kabisa iby'abanyarwanda bimwe batabona hari ibyo ngiye kuzana bishyashya navuga ngo keep on waiting I have many mfite byinshi ngomba kubereka mugomba kubona bishyashya kandi mwazakunda twigarukiye kuri saga yo muri no minsi cyangwa se no muri no minsi ahubwo ni muri aya masaha atararenga hafi 72 gira ikintu ubwira bofu wawe ugire n'ikintu ubwira mushiki wawe bofu wanjye inde Rocky Kimomo kirabiranya Kimomo sasa ndamubwira ngo just keep loving my sister ni umwana w'umutima azakubera better wife uzamutware neza nawe uzamukunde nawe azagukunda n'umwana w'umutima ariko ni inshingano zanyu kabisa ndabizi bizagenda neza ariko just keep on loving her as you did mushiki wawe bimubwira ukuye muri net my sister icyo mubwira ukuye muri net my old sister my sister we namubwira kabisa nawe urabona navuze ko
bofu wanjye agomba kugukunda, nawe ugomba kumukunda kabisa, muzabane, muzabyare abahungu n'abakobwa. Ya mbese Imana izifuze izasubize ibyifuzo byanyu mufite mwakoze urugo, ibyo byose mwifuzaga muzabigereho just together. My sister, ndabizi ko uzabikora neza. Urugo ubu ngubu byahatari byamaze gusoza, muzabane neza kabisa, uzamubere uw'ibihe byose. Yeah, just azamukunde nawe amukunde. Mu gihe mwari kumwe na mushiki wawe mu rugo atarashaka, niki kintu yakoze utazamwibagirwaho mu buto bwe bwanyu mukuru? Kiranshimisha cyane, mbese cyaransekeje byatari. My sister yaje ari kumwe, yari kumwe n'umuclassmate, yari kumwe n'umuclassmate, aza baje mu rugo, noneho twari dufite nyine imbwa, kunuza iducungira, azana n'uwo mutipe. Yari n'umutipe? N'umutipe ya Justin, n'umuclassmate. No ex? No, mutambeshyera ntabyo mvuze, ahubwo ni Justin n'umuclassmate. Umuclassmate yaraje, aje sister, noneho abanza kwinjira, arategura, arambwira ati haje mushiki, ugomba kubitwara neza. Noneho ndinjira, agiye kumureba, akiri ku muryango imbwa iramuka. Tipe w'umuclassmate yakase, imbwa yaramutse, akata cross ugutwi gukora hasi. Mbese habuze gato yakase cross ugutwi kwari kugiye gukora hasi. Wapi yarirutse. Sister asigara ari kuvuga mana we. Nyine ibyo bintu mpamvu byansekeje ni situation nabonye ukuntu sister yifashemo. Just yari umufriend we, asigara asa n'umuntu wabaye cyane hafi kurira. Njye nasekejwe n'ukuntu azanye n'umuntu agahita yumva imbwa iramutse, agahita yiruka yakase sisi hafi gukoza ugutwi hasi. Niki wenda wowe wumva atazigera yibagirwa kuri wowe? Muziranyeho ikintu tuziranyeho atakwibagirwa, navuga ngo icyo nabashaga gukora kuri mushiki wanjye, namubereye umuvandimwe, naramukunze nka musaza we, just tubana neza cyane ko iyo habaga hajemo amahitamo agomberera we nanjye, njyewe ninjye muto ariko naramurekaga. Tugana ku musozo, ibihangano byawe twabisanga? Ibihangano byanjye kuri YouTube nitwa Benefactor MO, but still now hariho akantu ndi muri studio, nabwo hari haza video, ubwo bakomeze bategereza. Kuri YouTube ni Benefactor MO, Instagram ni Benefactor MO, Facebook Benefactor MO. Just natekereza ari ibyo ngibyo. Akabazo k'amatsiko, ntugace ku ruhande. Ntabwo ngiye kubaza subscribe ufite, ntabwo ngiye kubaza followers ufite. Umuntu bita Rocky, bofu wawe, yakanzeho kuri subscribe, akandaho no kuri follow kuri wowe? Wapi. Just uko bimeze. Ari nacyo kintu, ni ikintu kiri kunshamo, kiri gusa nk'iki njya mu bwonko. Ntabwo yose yabikoze? Wapi. Ntabwo am following. Ariko just sister waragufollowing hose? Ariko we just ntabwo following, ntabwo wenda azi ko nkora n'umuziki muri rusange. Kuko aba yaranarashyize kunoze kuri Rocky yamuhaye sharinga mugasangiraho akantu nyine. Nose ubu
urumva ibyo bintu koko ari ibintu byabura nk'abantu bofu na ajya mu kinyarwanda bride umugabo mushiki wawe umugabo wa mushiki wawe nyine mu rugo aba ari umuki ubwo iwacu umukwe wanjye umukwe wacu urumva just ni akantu kaba yapa ni akantu kabaye twarahuye nyuma yo kuba nta subscribe yakoze kuri channel yawe nta follow yakoze kuri Instagram yawe ubyakira ute ese uzabyitwaramo ute ese kandi ni no mu promoter ni mu promoter yabivuga no mushime n'iki ugatera imbere aba yaragashyizeho ariko just nzabimubaza nagiye kubasura nagiye just home kubasura uzamusaba iki uzamubwira iki uzamubwira ati kabisa mubwira ati hari akantu utaruzi cyagiye mbaririmbira burya iriya mpano ntabwo napfuye ntabwo nayo downloadinze ni impano indimo just nkora n'umuziki subscribe follow and some okay brother washimwe Kaman akaba na mubyita gute mu cyongereza bof cyane n'ubundi si ikinyarwanda bof okay reka tugushimire bof wa Rocky wakoze cyane twizere ko n'ikindi gihe tuzagukenera tuzakubona gusa big up kubw'uko ari twe twambira uhaye iki kiganiro gusa umunsi uzahura na Rocky cyangwa nujya kumwohereza n'aka SMS mubwire ngo Rocky agende yubaka urugo neza gusa nyine aradutengushye nyine yadohotse aradutengushye nta myaka 100 ariko yadohotse ararongoye ubwo rero ntago atubereye intangarugero sinzi uko tuzabyitwaramo mwakoze kubana natwe abakunzi ba Yawe TV mujye kuri yawetv.com ni website yandika amakuru atandukanye ibyamamare ubucuruzi politike imyidagaduro imikino n'ibindi byinshi bitandukanye tubitse kuri Yawe TV wakanda kuri subscribe ugakora kuri notification like comment and share kandi mukadukurikirana aha tugeze ni mwebwe mutariho ntitwabaho mwari kumwe na Joanna Brezius. Voilà.